Umusore afite imyaka 25 ariko aracyabana na mama we abiwabo. Uwo musore ntimugakundane. Reka nze nkwereke impamvu. Ushobora gutekereza ko uwo musore abana n'ababyeyi be cyangwa se na mama we, ariko akaba arimo gusevinga amafaranga bityo ngo igihe mukundanye ngo azaba ari umwizerwa kubera ko ngo nubundi yubaha mama we. Uwo musore ntabwo abana na mama we, ahubwo yihishe inyuma ya mama we. Buri kwezi gushira atishyuye ikode ntabwo aba ari umwanzuro yifatiye ku giti cye, kandi ibyo ngibyo uko abyirinda cyangwa se buri mwanzuro yirinda, nimukundana cyangwa se mugateretana uzahura n'ingaruka zabyo uko byagenda kose. Bityo rero ukeneye kumva ko umusore wishimira cyangwa se uhora mu mutuzo wo kuba umushyitsi mu buzima bwe, ubwo wowe bizakugora cyane kuba wagirira umutuzo igihe waba uri mu buzima bwe. Ahantu atuye buriya mama we babana ntabwo basangiye igisenge gusa, oya, ahubwo abameze nkaho basangiye n'ubuzima. Igihe uwo musore mwaba muri kumwe cyangwa se muteretana, ntabwo uzaba uhanganye n'umugore usanzwe cyangwa se umukobwa usanzwe, oya, uzaba uhanganye n'umugore wamureze, wamwigishije iyo myitwarire akuzanyeho, akuzaniye. Bene uwo musore nta kintu aba yarize gukora wenyine cyangwa se kubaka wenyine, bityo igihe mukundana azajya ategereza ko ari wowe wubaka, byose biba ari ibyawe, noneho we ajye yiyita ko ari umuntu ugushyigikiye. Bene uwo musore ntabwo ikintu cyitwa gufatanya cyangwa gushyira hamwe abakizi, partnership. Bityo rero nta muntu ushobora gushaka ibintu atazi, ahubwo icyo azaba akeneye ni ukurerwa, akitabwaho nk'uko mama we yamwitagaho n'ubundi. No muri cya gihe wenda ibibazo byavutse muri kumwe mukagira ibibazo, aho gusaba ubufasha, kwa kundi yoroshye ari umuntu woroshye aho ngaho, nyine azabyifashisha abigire intwaro ye, ajye yiyita nyine ngo ni intege nkeze afite ngo nuko ateye. Bene uwo musore ntabwo agukuraho imitwaro, ahubwo n'imitwaro we ubwe afite ayikugerekaho. Azakugerekaho ukwishinja icyaha cye, azakugerekaho ibyemezo bye afata anacecetse, ndetse akugerekeho n'imitwaro ya mama we cyangwa se ibyemezo byaturutse kuri mama we, kandi utarigeze unakundana na mama we n'imyitwarire ya mama we utayizi, ariko kubera ko hari n'igihe ashaka ko hari ibyemezo bya mama we bijya mu bikorwa, icyo gihe mubana nabyo abikugerekeho. Uwo musore hari igihe azajya akunda kukubwira ngo oya, ngo ariko ngo uri hashi cyane, urahatiriza cyane, kubera ko we mu buzima bwe ntabwo yigeze yigishwa gukura. Bityo rero inama nakugira, niba ugiye kujya mu rukundo cyangwa se ushaka kujya mu rukundo, wowe wihiga potential, ahubwo byaba byiza ushatse umusore uzi kujya mu nshingano cya gihe ahuye n'ikibazo agashaka igisubizo cyacyo, aho kwiruka agana kwa mama kugira ngo ajye kureba mama we kugira ngo arebe uko byagenda cyangwa se uko yabimufasha.